Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na UNICEF mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radiyo. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Theopiste Mukankusi ukomeje kubafasha gusubira mu isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo iwanyu binyuze kuri radiyo. Muribuka inkuru mwarimu yabasomeye mu isomo riheruka? Bwira umuntu muri kumwe umutwe w'inkuru twize cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twasomye ni twahawe mudasobwa. None se ninde watubwira iki inkuru twahawe mudasobwa yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye mu nkuru twahawe mudasobwa. Murakoze cyane. Rimwe mu isomo twize mu nkuru twahawe mudasobwa ni ugufata neza ibikoresho byo mu ishuri. Uyu munsi turiga kuvuga no kwandika ibihekane bibiri. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha. Mbere y'uko dutangira, reba ko ufite ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Nawe ufite igitabo ugomba kuba ugifite hafi yawe. Wowe ubifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radiyo dukomeze twige. Wowe utabifite nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiriramo ntirangire mutaragaruka, sibyo? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, ibihekane tugiye kwigisha abana muri iki kiganiro biboneka mu gitabo cy'umunyeshuri ku rupapuro rw'115 n'118. Niba umwana yaragitahanye mu rugo waharambura tukajyana. Niba ataragitahanye ukaba ushobora kujya kuri murandasi wareba igitabo cy'umunyeshuri cy'umwaka wa kabiri ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ubasha kugikuraho wagikuraho ukarambura kuri izo mpapuro tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho ntugire impungenge, urabasha gufasha umwana gukurikirira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Zakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma, nimuduhe urubuga rwo gusoma. Abanyeshuri muteze amatwi radiyo, nizere ko mwese mwamaze kubona amakayi cyangwa impapuro, amakaramu ndetse n'ibitabo. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi turiga ibihekane gwa na jwa. Turakora kandi imyitozo yo kuvuga no kwandika ibihekane gwa na jwa hamwe n'amagambo arimo ibihekane gwa na jwa. Reka dutangire ku gihekane gwa. Igihekane gwa kigizwe n'izihe ngombajwi? Ngaho nimugerageze kuzibwira umuntu muri kumwe.
murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabimenye. Igihekane gwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ga na wa. Ingombajwi ga na wa nizo zitanga igihekane gwa. Igihekane ni gwa. Musubiremo gwa. Twongere gwa. Nanone gwa. Murakoze cyane abanyeshuri beza. Ubu noneho tugiye kuririmba ka karirimbo kadufasha kwibuka igihekane twize. Mutege amatwi mwumve uko nkaririmba. Nzi kuvuga neza ijwi gwa gwa gwa. Twese tuvuge neza ijwi gwa gwa gwa. Nawe vuga neza ijwi gwa. Ngaho noneho namwe nimumfashe tugasubiremo. Muriteguye? Ngaho turirimbire hamwe. Nzi kuvuga neza ijwi gwa gwa gwa. Twese tuvuge neza ijwi gwa gwa gwa. Nawe vuga neza ijwi gwa. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'isomo. Ubu noneho ngiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekane gwa. Muratega amatwi uko mvuga ijambo hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni ubugwari. Dufatanye gusubiramo ubugwari. Musubiremo mwenyine. Ijambo rya kabiri rimwe igihekane gwa ni mugwiza. Dufatanye kurisubiramo mugwiza. Musubiremo mwenyine. Byiza cyane. Abana, noneho nimwe mutahiwe gushaka amagambo arimo igihekane gwa, sibyo? Murashaka amagambo atatu arimo igihekane gwa, muyabwire umuntu mwegeranye cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'ibintu mubona hafi yanyu, amazina y'abantu cyangwa ahantu ndetse n'andi magambo. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane gwa harimo mugwaneza, rugwiro n'ayandi. Twige Ikinyarwanda. Igihekane cya kabiri twiga uyu munsi ni jwa. Igihekane jwa kigizwe n'izihe ngombajwi? Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabimenye. Igihekane jwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ja na wa. Ingombajwi ja na wa nizo zitanga igihekane jwa. Igihekane ni jwa. Dufatanye gusubiramo jwa. Musubiremo mwenyine. Murakoze cyane abanyeshuri. Ubu noneho tugiye kuririmba ka karirimbo kadufasha kwibuka igihekane twize. Mutege amatwi mwumve uko nkaririmba. Nzi kuvuga neza ijwi jwa jwa jwa. Twese tuvuge neza ijwi jwa jwa jwa. Nawe vuga neza ijwi jwa. Ngaho namwe noneho nimumfashe tugasubiremo. Muriteguye? Ngaho turirimbire hamwe. Nzi kuvuga neza ijwi jwa jwa jwa. Twese tuvuge neza ijwi jwa jwa jwa. Nawe vuga neza ijwi
Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'isomo. Noneho ngiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekanijwa. Muratega amatwi ko mvuga ijambo, hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni ijwi. Dufatanye dusubiremo ijwi. Musubiremo mwenyine. Ijambo rya kabiri rimwe igihekanijwa ni kujwigira. Dusubiremo twese kujwigira. Musubiremo mwenyine. Byiza cyane. Abanyeshuri, noneho nimwe mutahiwe gushaka amagambo arimo igihekanijwa, sibyo? Murashaka amagambo atatu arimo igihekanijwa, uyabwire umuntu mwegeranye cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'ibintu mubona hafi yanyu, amazina y'abantu cyangwa ahantu, ndetse n'ayandi magambo. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekanijwa ni tunejejwe, amajwi, inyajwi n'ayandi. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Abana muteze amatwi radiyo, noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika ibihekane rwa na jwa. Mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese ahitamo uburyo abikoramo. Ushobora gukoresha ikaramu n'urupapuro cyangwa agakayi kawe. Ndabaha akanya gato ko kwitegura, ubundi dutangire. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, 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 mu rubuga nsome. Murakoze cyane. Noneho numureke dutangirire ku gihekane rwa. Ese muribuka inyuguti zigize igihekane rwa? Niba uzibuka, ngaho zibwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekane rwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ga na wa. Musubiremo ga na wa. Mwibuke ko mu kwandika igihekane twandika inyuguti zifatanye. Turabanza twandike ga, hanyuma dukurikizeho wa, zombi zegeranye. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makayi yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umwaka wa kabiri, wareba uko igihekane rwa cyandikwa ku rupapuro rw'115 kugira ngo umenye niba wacyanditse neza. Nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma, ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye, kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi, muzirikane inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma. Aheza h'ejo hacu tuzahakesha gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri. Murakoze. Noneho nimureke twandike igihekane jwa. Ese muribuka inyuguti zigize igihekane jwa? Niba uzibuka, ngaho zibwira umuntu muri kumwe cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekane jwa kigizwe n'ingombajwi ja na wa. Musubiremo ja na wa. Mwibuke ko mu kwandika igihekane
twandike inyuguti zifatanye. Turabanza twandike ja, hanyuma dukurikizeho wa, zombi zegeranye. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makayi yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe, aragufasha muri uwo mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umwaka wa kabiri, wareba uko igihekane jwa cyandikwa ku rupapuro rw'118 kugira ngo umenye niba cyanditse neza. Bayobozi nimufasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo. Iyo umwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga, kandi iyo ashobora kwiga agirira igihugu akamaro. Uko abana benshi bamenya gusoma niko ubukungu bw'igihugu bwiyongera. U Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye. Twigisha abana gusoma. Mubyeyi igisha umwana gusoma, toza umwana gusoma. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane kwimenyereza kwandika ibihekane rwa na jwa. Niba mugikeneye gukomeza kwimenyereza, murakomeza nyuma y'isomo. Mureke dukomeze. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika amagambo arimo ibihekane rwa na jwa. Ndasubiramo buri jambo inshuro 3, nindangiza mbaha akanya mwandike. Reka dutangire. Ijambo rya mbere ni kuvugwa. Ndasubiramo kuvugwa. Nanone kuvugwa. Ngaho ni mwandike. Ijambo rya kabiri ni gusigwa. Ndasubiramo gusigwa. Nanone gusigwa. Aho ni muryandike. Ijambo rya gatatu ni inyajwi. Ndasubiramo inyajwi. Nanone inyajwi. Ngaho ni mwandike. Ijambo rya kane ni tunejejwe. Ndasubiramo tunejejwe. Nanone tunejejwe. Ngaho ni mwandike. Murakoze cyane abana. Ku bafite igitabo cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa kabiri, mwareba kuva ku rupapuro rw'115 no ku rw'118 mugakomeza kwimenyereza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yagufasha kureba niba mwabikoze neza hanyuma akagukosora. Ndabashimiye cyane rero uburyo mwakoze uyu mwitozo. Muri abana beza cyane. Nimwiha amashyi. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kwigana namwe gusoma no kwandika ibihekane rwa na jwa. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Ngaho rero nyuma y'iri somo mukomeze gushaka andi magambo arimo igihekane rwa na jwa. Murashaka amagambo 3 arimo igihekane rwa n'andi 3 arimo igihekane jwa. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'abantu cyangwa ibindi bintu bibakikije. Amagambo muza kubona muyandike muze kuyereka ababyeyi banyu n'abandi bantu bose mubana. Murasabwa kandi no kwandika interuro irimo ibihekane rwa n'igihekane jwa. Mushobora kwifashisha igitabo cyanyu kuva ku rupapuro rw'115 ndetse no ku rupapuro rw'118 mu gukomeza kwimenyereza gusoma no kwandika amagambo n'interuro birimo igihekane rwa na jwa. Babyeyi,
namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu gukurikira iki kiganiro ndetse no kubafasha. Mumfashe kandi dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha utu turirimbo twiza muri iki kiganiro. Murakoze cyane, naho ubutaha. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.